umuntu w'umuraperi nka Majido Black, umuntu umenyereye umuziki nyarwanda, umuntu w'umuraperi wakanyujijeho kandi n'ubu akaba akikanyuzaho, urabyumva? Ntabwo nasohoye indirimbo. Kubona kuri uriya rutonde Majido Black ntawe uriho. Aho kujyaho nturirimbe no kutajyaho ntunaririmbe, wahitamo iki? None sama ukurikije ukuntu ruriya rutonde rwari rupanze, nta rutonde rupanzwe, ibyo byose by'intonde. N'iki urimo kwigira muri uyu muziki noneho urimo kubona bigana he? Nuko ushaka ukuntu wakorora inkoko ukabaho mu bundi buzima. Yes, reka nanjye mwikaze gukurikirana ibiganiro byacu kuri Shine TV Show. Shine TV Show. Musuza werereye hose, uri mu majyepfo mu majyaruguru, iburasirazuba iburengerazuba, nawe uri mu mujyi wa Kigali, mbaze neza ko ngurikiye 5 kuri 5. Abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora. Yes. Twasuze kandi twizera ko bameze neza. Uri Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, aho werereye hose mu Kinyarwanda, reka twizere ko umeze neza. Wowe niba utarameze neza wihangane, ejo bizahinduka ube umeze neza. Dukomeze cyane abantu bari Masisi, dukomeze cyane abantu bari Murenge, babwiye ni bakomeye kandi wihangane. Imbere yanjye ndi kumwe n'umugabo Hakizimana Amani, cyangwa se Amani aka B1 Jean aka B1 Jean kwisi hose. Nejo bundi abantu bari Musanze turabashuhuje kuwa gatatu, tuzaba turi i Musanze na B1 Jean iruhande rwa gare. Muzaze mudushyigikire. Nguvuye kuri nupera amasezerano. Ngewe mba ngomba kongera gusinya amasezerano. Akantu hari amafaranga shaho. Nta kintu kiba kidahari. Uzi ko ufite kamurare. Ariko se muvu urashaka ko bigenda gute? Nyine ndagira ngo nyine natwe dusangizeho kuri ibyo byishimo. Kuki mwikunda ariko? Ayo mashyari yanyu ko ariyo twa. Iyi cano yacu ntago iriho amafaranga. Aya mafaranga hari kuva wahageze none se nubibona nk'amafaranga yaje. Ndaje nkwereke rero. Harya ngo iyo bwabaga sinzi ukuntu babicuma. Nyamuneka buriya buntu gukora iyo bwabaga ari ahantu bwabaga ari uburozi. Okay, ngaho mbwira. Wari wambwiye uti uzanyibute tuzahamagare Sky tumaze ukuntu yanze kuva ku rubyiniro. Sky wowe Papa Doughboy wanze kuva ku rubyiniro utuma abatafuge ngo bataririmba kubera kurya iminota. Ariko nawe nta mahirwe yarabonye agomba kuyabyaza umusaruro. Ariko adakuyeho n'ayabandi. Wankoreshereje burushete ari. Bamukoreye burushete. Imwe zingana. Ebyiri. Burushete ebyiri. Dukomeze. Zinka zihene. Ihene. Ihene hano se barayigira. Ubwo muri mwana dukomeze. Burushete ebyiri zihene. Nta kintu yose. Bashyire urusenda. Bakore urusenda ruriho inyama. N'agatoki se cyangwa n'akarayi? Bakora ibyo bashyiraho agatoki. Ndenga dukomeze. Umuvunyi ugira vuba. Ndi kwihuta. Ese ngiye baba erega yihuta ubukene. Ntukajye wihuta nk'ubukene. Nibwo bwihuta bw'akatsindwa. Iyo saha ntayo wahaye Pionika wowe. Ya Pionika afitiye. Dukomeze. Akose wowe buri munsi ushaka kureba kugira ngo ugire usesereza gusa tu. Nta muntu nseshereje. Dukomeze wari ugiye kunsana kuri cya gitaramo cyatavuye ngo mbwira uti Papa Doughboy yanze kuva ku rubyiniro. Inshuti yawe umuntu mukwana muri B1 Jean. Wigeze umuhamagara? Ni inshuti yanjye pe. Ntago nakubeshya. Ndamushuja nari n'umuryango we ndasuzana Akamaro na stage yabo nabonye ari nziza. Perfect. Rero kuba kutavaho hari igihe ubona ibintu byabaye byiza ukagumaho. Hari igihe umuntu abonye amahirwe ntabwo ushaka kuyatesha. Ntabwo yapfusha urumva ngo nyuma yo kubona ya mpano kwa The Ben yaragize gutya nawe akabona amahirwe agahita yabyaza umusaruro. Sky ngo yashatse guhita akaba hariya mu cyumba cya rap. Ubu si yataye akaba tuba turi kumuganiraho. None se ubu dushime ko yanze kuva ku rubyiniro? Yego tubishime nyine. Urubyiniro se bari barumuhaye. None se ubwo byatumye wowe utaririmba urumva wishimye? Jewe nta gahunda nari mfitanye. Ana makuru mfite ngo wari uri mu cyumba. None se mu cyumba utegereza ko abantu bagusanga ari bahebo. Bose bari mu cyumba bararirimbye se. None ngayibaze nawe. Ngambwira tafuga ngera aririmbye. Kandi igitaramo cyari icyayo. None kugira ngo ugire nari nikansemo. Kugira ngo ibyo byose tubyorere ariko Sky tuyabonye umwanya awukoresha uko yumvaga we muri we agomba kuwukoresha. Nyuma yaho mwigeze muvugana ngo mubaze uti karanga koryo wacanzemo kari kameze gato.
ehehe ahubwo yambwiye ngo n'abana be ba Dobo yari ari inyuma urumva n'umwana we uwundi mutoya yari ahari yagombaga kubabereka bose ariko byaranze ariko nibizarangira kuriya n'ubundi azababereka yabanje kubereka umugore we ngo mwagiye muvuga ko nta mugore afite aravuga ati sikahita umuhamagara ariko ubundi ndamuhamagara n'ubundi wumve yaje sarita abagona abonye abantu bose bafite gahunda yo kugitamba telefone ngewe yanyitabye kuko namuhaye felicitation ku bintu performance cyakoza ikintu kigendanye n'imyambarire nice yari woke performance nice buriya hari ukuntu umuntu aba yarabuze stage igihe kirekire yayibona agahita akora ibyo agomba gukora dukomeze performance ya diplomate wayibonye gute nk'umuraperi usanzwe uzi kandi umenyereye kuva kera DPG buriya ntago performance ya diplomate ngewe nshyira mu gutwi icyo ari kuvuga kurusha ibyo ari gukora erega dufite kategori zigiye zitandukanye nka Zeo Trap uyu nguyu Zeo ushobora kubona abantu barakunze imibyinire ye imyambarire ye imyitwarire ye ku rubyiniro kurusha iki kuruta ibyo yaririmbaga nkubwe ngo ubisubiremo wabisubiramo nta na bimwe nzi rwose numva bavuga ariko wabonaga ari sawa nyine nabonaga ari byiza mbona abantu banishimye rero ngendera mu Kigali ndishimye rero ni byiza tugiye dufite abantu bagiye batandukanye ahubwo Tiger B The Ben urabibonye ko yaje gushyigikira abaraperi yaraje kubashyigikira cyane ko hari nawe bamushyigikiye yes agama abantu benshi bakomeje kujya bibaza bati ni igitangaza gikomeye umuntu w'umuraperi nka Majido Black umuntu umenyereye umuziki nyarwanda umuntu w'umuraperi wakanyujijeho kandi n'ubu akaba akikanyuzaho urabyumva ntabwo nasohoye indirimbo kubona kuri uriya rutonde Majido Black ntawe uriho ntabwo se nanjye kuri uriya rutonde ku bantu bari bapanzwe kuririmba hari abantu nabonye bataririmbye nanjye sinaririmbye turi benshi ariko wowe ntiwari uriho none se ni ngombwa kubaho aho kujyaho nturirimbe no kutajyaho ntunaririmbe wahitamo iki ariko njyewe nibura nagiye kuri liste hari icyizere cy'uko nawe mfite shaho ibyo ngaragaza yuko ndi mu kazi sawa ahubwo ndimo ndibaza kurimo gusohora indirimbo umunsi ku wundi n'ejo ko wasohoye indi kujya utariho kuri uriya rutonde ntabwo ngomba kubaho kubera iki kubera ko ababiteguye batantekerejeho ibyo ni ibintu nkubwiye abariho se bararirimbye bose never ever ntuzibeshye ku bintu bigendanye n'ibihe nshobora kuvuga ko ugiye no kuririmba i Musanze ugahura na hoho ntunagere no kwa Nyirangarama papa ntabwo uzaveba umushoferi wabakuye saa 11 Nyabugogo cyangwa hehe nawe yifuzaga kugerayo ariko byabaye ngombwa ko mutagerayo kandi nuko byagenze nta n'icyo muri bubihindureho nose urashaka ko mbihindura iki none sama ukurikije ukuntu rwa rutonde rwari rupanze nta rutonde rupanzwe ibyo byose by'intonde n'icyo urimo kwigira muri uyu muziki noneho urimo kubona bigana he nuko ushaka ukuntu wakorora inkoko ukabaho mu bundi buzima iby'umuziki byanze iby'umuziki urimo kubona byanze uzi kuririmba indirimbo nturirimbe nuko bimeze abantu nibaza kubyumva amajavanga iby'umuziki byanze abantu se mufata ibintu uko mubishaka
gutuma muvuga ibintu ngewe mwumva nshaka, muzavuga ibyo mushaka. Comment nta kibazo mfiteho, rero kumbwira ibintu nta kintu bimbwiye. Amajuzi kumeze Wamushubije ibintu bye mwana. Cheers. umeze nk'uri gusezera umuziki neza neza burundu. Umuziki se ubundi umfashije iki nari mu cyumba cya rap nimba ari uko mubishaka? Uryoherwe. Twagiye. Emi nawe rero afite ukuntu ateye gutari kwiza. Oya ntare. Njyewe ntago ikibazo ari iby'icyumba cya rap, ariko music man, ntago music yinjiza kurusha akandi kazi. Music yatuma bagukunda. Ariko ntago music yagutunga. yanagutunga wagize Imana, ariko ntago yaguha amafaranga nk'iy'akazi gasanzwe abaka amaboko. Yes, njyewe nuko mbyumva kuko byose nabinyuzemo. Byose wabiciyemo. Umuntu uri mu byumba araza guhita avuga ati amaje umuziki. Uwo muntu nagenda yumva, ariko kukimushaka kigarukiye hano ibintu bigendanye n'ababyeyi bigarukiye. Nago umuntu ngomba kugendera ku byo umuntu yumva, uko abyumva. Umuntu uko abyumva nuko, uko mbyumva nanjye nuko. hagifite indirimbo yitwa umuntu. Wa umuntu, umwana w'umuntu kwima amazi yo kunywa akayamena. Rero abantu ngewe ntabwo nkigendera kuri strategy batekereza cyangwa ku bintu bashaka kumva mu matwi yabo. Ngewe umuntu mufata nyine nk'umuntu uri aho ngaho. Akamaji ubundi wowe nubwo nyine gutyo urimo gusobanura umuntu mufata nk'umuntu uri aho ngaho gutyo. Iyo utekereje mu buzima busanzwe ukareba ikiremwa muntu ukuntu gikoze, ukareba ukuntu kibaho ku isi, ukareba n'uburyo giteye, ugifata gute? Gifata uko nkibona, uko sureba ko abantu bose bari kwirwa bavuga ngo norore inkoko. Ntabwo nzorora kuko nzikunze, nzorora kugira ngo nzigurishe, kandi ninzigurisha ntago muzajya namwe kuzorora. Icyo wayikoreye nabyuze. Yarayiriye. Nuko bimeze. Wowe niwe muntu. Umuntu n'ugutyo duteye twese muri rusange. Ama ubona umuntu yakagombye kugira icyizere umuntu. Wapi? Umuntu yagakwiye gushidikanya. Ejo bundi ntago wanshidikanya. Ntago wanshidikanyijeho. Ariko nk'umuntu muzima ibyo twari twavuganye byabaye neza. Si byose? Ariko wari wanshidikanyijeho nk'uyu nguyu. Hit. Ubundi nk'uyu nguyu koko. Nzamwizera koko n'ubutaha kugeza ryari. Ariko nanjye ngerageza gushaka ukuntu ugumana icyo cyizere. Icyo cyizere ntikimveho. Ama kujya abantu benshi tubona kugirirwa icyizere nta kintu kitubwiye. Abantu nyine twese twabaye abandi bantu. Abantu twarahindutse. Abantu dukeneye gukira byihuse. Abantu dukeneye kubona ibintu byiza gusa. Haso ntazo dushaka. Ariyo mpamvu nakoze irandirimbo yitwa Haso. So barampiningera. Ndagupiningera. Rero bivuze ngo abantu uko tumeze nuko nguko. Abantu benshi baravuga ngo umuntu yagombye kwiringira umuntu, ahubwo yagombye ariko muvu. Erega abantu umuntu reka mubwize ukuri. Abantu uhora umbwira ngo bavuga bande. Vuga ngo Emi, vuga kameramani, vuga abo bantu bahora bavuga ibyo bintu ni bande. Kandi nawe uri kuvuga ibintu, nawe uri we. Nanjye ndi umuntu. Uribuka story twakoze nje nawe muri company imwe nari ndi gukorera, nkakubwira ngo nkazamura umutwe muvunyi babwo kamere ukiruka. None se ubwo ngubwo ko wabihinduye hari ikibazo kirimo. Cyagiye ariko nari nanashonje. Cyagiye umuntu aragira guhiga ubuzima byari bimeze ukuntu. N'ubundi uracyabuhiga urabeshya.
ariko umuntu ni umuntu, ahubwo ikintu cyakabayeho ni uko twabaho nk'abantu tukagira n'ubumuntu. ese ubona imyizere hari ikintu yagufasha mu kugira ubumuntu? imyizerere y'iki? ndagucara injinze. iyi myizerere ariko iri kwinshi. hari imyizerere ijyanye n'iby'ijuru, ubona hari icyo yadufasha mu kugira ubumuntu ku isi? oya. ibyiza birivugira, ibibi birihanira, nuko nguko. ko umuntu agerageza kuvuga ati abakristo mbona njyewe cyangwa se abantu basenga hari uburyo ki bagiramo akantu ka kimuntu kuruta abantu basanzwe? hanyuma abadasenga se bafite aka kinyamaswa. umuntu ni umuntu, inyamaswa ni inyamaswa, umweru ni umweru, umukara ni umukara. ibyo ni ibintu nkubwiye. ibintu byo kuvuga ngo twizere, hari umugani wa kinyarwanda uvuga ngo tegereza aturanye na heba, cyangwa se ngo icyizere kiraza amasinde. ibyo ngibyo ubimenye nuko bimeze. abaciye uwo mugani sinjye wababwiye ngo bawuce, nuko byari bimeze. yes. wizera umwana w'umuntu avuga. yes. none se uwo mugani ni wowe wawuci? tubaye tutizerana murumva tutamarana? eh? tubayeho tutizerana njye numva twamarana. none se ubundi uranyizeye? reba ibintu mbwendi bukure. ni ukuvuga ngo natinze. wowe uzi ntuzambutiyaje yari iri mu muhanda, ariko icya mbere ni ukugerayo amahoro. yes. ariko njye nakwizeye, nizera kuri buze, kandi na telefone yawe yari yamaze kuzimana. vumwa rero. wanyizeye vumwa. neza aho nutaje? naje nyine rero urumva ko icyizere cyanjye ntabwo cyaraje amasinde. ntabwo cyaraje amasinde, ariko ukurikije ibyo baciye mu migani, ya migani yose ni ngombwa ko ariyo. ahubwo fagitire yaha ushobora guhita umbwira ngo amasinde nibwo nyabonye. oya yewe uramuze ngo ushobora kubigeza nko kuwa gatanu. kuwa gatanu ariko byagenze neza. namenya aho waciye ariko byagenze neza. wenda byagenze neza bukeye. rero ikintu nabwira abantu badukurikiranye, abantu kandi urabagaruye nawe, kandi wambujije kuvuga umuntu. ntabwo nshaka kureka kuvuga umuntu. twavuga ibintu bihari biri kugaragara muri iyi minsi, tukavuga ejobundi twavuze ku bintu bigendanye n'igitaramo cyabaye cy'abantu dukora injyana imwe. ibyo twavuga ni babanje kuvuga ngo ugiye muri gakondo. twabonye indirimbo yawe na nyiri abantu bataho ntiyagiye, uriya muhungu ntagiye muri gakondo. utazanteranye n'abantu. nayo nagiye. ahubwo abandi bantu reka mbabwire, abantu bose muri kunsaba amafaranga ngo bamaye, ninjye bayahaye mu kiganiro cyabanje. ubwo ni wonika urimo kubwira? uri gucyurira wonika cyangwa kamarade? bose wowe bamaye amafaranga, ndeke kujya kugura ibiryo by'izo nkoko cyangwa izindi nkoko nyahereze wowe utari unayateganyije mu ese wari wayateganyije? ariko igihe yagezeho ntabwo biryoha bisangiwe. aho nategeye rero nabo bahategera. biryoha bisangiwe. aya ntugajye urya wenyine ariko ama ego umuntu arya inshuro n'inshuti bigashira adahaza. sawa, nta kibazo, bizashire ntahazi. muvunyi wowe bimeze ute wowe? mbwira. yewe iyo ukurikije ukareba uko bibirora uteze. cyakoze muvu umeze neza. meze neza. yewe muragiye meze neza, murashima Imana. alhamdulillah. asura ubundi idini ryawe ni irihe? idini ryanjye njyewe wari wabona urusengero ntunze? barinda umaze idini ryanjye njyewe wari wabona ndi umupasiteri cyangwa umubishopu?
ariko hari ahantu waba usengera ngewe nsengera mu mutima wanjye. shaka numva warakaye. None wowe se usengera yewe wowe usengera yewe nsenga nakubaje usengera nsengera mu rugo iwanjye. mu rugo iwawe se hari umusigiti ko witwagize Imana amani? none se gusenga bivuze gusengera mu musigiti? Iwawe se hari urusengero? Ubu ufite abayoboke nawe ufite urusengero mu rugo? oya nshobora kuba mfite umuyoboke umwe ari we njye. ibyo rero nanjye nsengera ngewe mu mutima wanjye. ahubwo iyo mbwira gusa uteranira nteranira mu gitaramo. mu kandi twabonye udatumirwa rero ntaramira iwanjye. ambaye ingofero nziza. ambaye ingofero nziza pe. ingofero zanjye wazimazeho umuvunyi. ama njyewe nta ngofero yawe nimwe nigeze ntwara. mvuze ko wazitwaye se ushobora kuzimaraho mu kuzikunda. oya dumwe abantu batuma ingofero nyinshi sunzi se impamvu ariko nanjye ngo nyine ku ngofero sunzi. noneho nakibaza kuki wowe utunga ingofero nyinshi kandi utunga n'umusatsi wenda nkanjye birumvikana kuri aferi y'ikarosi. abari no kubura amakokeri. ese wamaye gifuti iyo ngofero? oya ese ari iyi ngiyi niyo ngiyo yawe nziza niyi wenda nuko iyawe ikiri nshyashya kiriho n'agapapuro aho nzu uyiguze nonaha. none se ugira ngo iyo ari agapapuro si byo byiza? no mu modoka mfitemo izindi. ako kantu wari ushyizeho se ubwo kari ngombwa? hariya kaba gakenewe. narimo nganira n'umugabo tugeze hariya i Remera kuri bari abantu baba barimo gusaba. umugabo arambwira ngo aba bantu muba murimo kwiha ibintu byo guha nanjye musanga ari abakire kubarusha. urabyumva? antera sitori imwe ngira ngo tuganireho gatoya. arambwira ngo kera akiri umwana mushiki we yigeze kumutuma amuha inote ya 5 aramubwira ngo ukuremo 500 yawe ayawe ni 500. hanyuma bine 500 ngiye kukubwira ikintu cyo kungurira hepfo hariya. ageze hariya akubitana n'umuntu urimo gusaba afite n'akana abona ko uwo muntu arababasha. ahita akubita baravuga ati kuri senyisa mushiki wanjye yanyemereye reka muheho desa nsigarane turuwasa nanjye. ngarangije ngabwira wa muntu ati none siko nta mafaranga mfite avunje kandi ashaka kuguha ndakora iki? wakwihanganye nkagenda nkagura ibyo bantumye kuri senyisa zanjye ndi buzamugane ngo ndi buzizane zivunje nkaguhaho turuwasa. undi ahita ambwira ngo zana ndakugarurira. ngati muha 5 angarurira 4,800. turasi cya 4,700. yamugarurira 4,800 ko yashaka kumuha odesa. amugarurira 4,800. ati ndayafata sinanabitekerezaho. nyuma nza kubitekerezaho maze gukorera bya bindi bya sita nsanga nsigaranye turuwasa. nibuka ko wundi yangaruriye kuri 4,800 bivuze ngo ya note ya 5 warayibitse. kandi ninjye wari umuhaye. eske ninjye wagombaga kumuha ko numva ndusha? reka nkwereke. ejobundi twaganiriye n'abantu hano. ibi byuma byitwa garde fou. ça veut dire quoi? ni uturinda abasazi. rero nibyo byari bimubayeho. ushobora gukeka ko umuntu afite ikibazo ukamuhereza ibyo ugomba kumuha ariko ahubwo ari wowe ufite ikibazo. ngo zitwaga ari defo ariko icyo umuntu ashaka watanga uko ariko uzi gutanga bakanakugarurira. yari yahuye na garde fou. yahuye n'akarinda abasazi. ngo byatumye agira umutima wo kuvuga ngo ngewe ibintu byo gufasha sinzongera kuzajya mbigira sinzongera kujya ntanga. bino bintu byo gutanga impano cyangwa se gufasha ubitekerezaho iki? uzatange mwana ibindi by'abandi bantu utitaye ko resulta ziva muri uko gutanga ku ruhande. ntabwo ziba zikureba. wowe tanga uve mugende. ibindi bintu byo kujya kumenya ngo se ngo bya 10,000 nahaye muvunyi cyangwa ya miliyoni
ngo yayikoresheje iki, urumva uracyakurikiranye iki? aya mafaranga watanze None se ubwo n'ayawe waramajije kuyatanga ntabwo abagira ayawe. wowe tanga ugende no muri biriya handitse ngo akaboko k'iburyo nigatanga ak'ibumoso. Yes, ko twaje gusanga biriya bintu atari umuco mwiza, ko wakagombye gutangisha ak'iburyo n'ak'ibumoso bakabimenya kugira ngo kajye gatanga. Njyewe natanga ariko sinkurikirane byabyo. Sinkurikirane urujya n'uruza, niba yarungutse ibyo ntabwo bindeba. Okay, ama mu bintu n'utundi cyangwa se mu buzima busanzwe uramutse muri kuruse murimo kwirukanka ugaca ku muntu wa kabiri wahita uba wakangaye. Twirukanse murimo kwirukanka ugaca ku muntu wa kabiri wahita uba wakangaye. Amucaho. Murimo kwirukanka mu kivunge urirukanse ugize umugisha uca ku muntu wa kabiri wahita uba wakangaye. Nkamucaho se mu buhe buryo? Nyine turimo turirukanka muri kuruse. Muri kuruse urirukanse uca ku muntu wa kabiri uhita uba wakangaye. Gusa nimba uciye ku muntu wa kabiri ugiye se nyine murimo gukomeza mwirukanka, ariko nawe uri kumbaza ibibazo bitari ese biragoranye, ikintu byoroshye. Uciye ku muntu wa kabiri, yego wowe urahita uba wakangaye. aya ngoya ubundi urabanza umbwira amafaranga bamemba kugira ngo njye kwirukankana n'abo bantu. Okay, nta kibazo ndakubwira ko wanzubwira. wowe narangije kukumva. Gute se? Ndi kwirukanka. Yego wenda turi abantu 10 turimo turirukanka ngize umugisha nciye ku wa kabiri ndahita mba wakangaye. Wa 11 turi abantu 10. Turi abantu 10. Dutangiye kuruse twirukanka turi abantu 10. Turirutse uko nirukanka ngenda nturuka inyuma nirukanka na ba bantu nca ku wa kabiri. Ubwo inyuma yanjye hari 9. Urahita uba wakangaye, niba uciye ku wa kabiri urahita uba wakangaye. Ciye ku wa kabiri. Ndaba wa kabiri. Uraba wa kabiri. Yes. Ciye ku wa kabiri kandi imbere hari undi ubwo tu wa kabiri. Ahubwo uwo wa kabiri nawe muciyeho nahita mbu wa mbere. Uwo wa kabiri nawe umuciyeho? Ubwo byasaba kuca ku wa mbere. Hoye. Nukuvuga ibyo bintu rero ngewe nciye ku wa kabiri. Ubwo nari uwa gatatu d'abord. Tubyumvikaneho. Muciyeho hise mbu wa kabiri. Ubwo rero ninca no ku wundi warundi imbere ndaba uwa mbere waba uwa kabiri wa wundi aba uwa gatatu. Sha twarize sha shumi yanjye. Nuko njye byagusabye kubanza kubitekereza. None se kuki mwumva tutatekereza? Okay, none reka ngubaza kandi koroshye. Yego. Kandi koroshye. Ngewe mfite imyaka 6. Sibyo? Mushiki wanjye yari afite imyaka kimwe cya kabiri cy'imyaka yanjye. Etse gato ejo ugenda umbwira gake. Mfite imyaka 6. 6 umuvunya afite imyaka 6. Mushiki wanjye afite kimwe cya kabiri cy'imyaka yanjye. Afite 3. Ubwo ningira imyaka 40 azaba afite ingahe? Reka tubyoroshye gutya. Ningira imyaka 70 azaba afite ingahe? Hari n'igihe batakiriho. Nose uranjyana muri iyo mibare. Wowe ufite imyaka 6. Mushiki wanjye afite kimwe cya kabiri cyayo. Ubwo ningira 70 azaba afite ingahe? Ni ukuvuga ngo wose uzaba ufite ingahe? Kandi mubwira ngo mfite 6, sibyo? Afite kimwe cya kabiri cyayo. Ubwo ningira 70 azaba afite ingahe we? Azaba afite kimwe cya kabiri cya yandi. Azaba afite ingahe? Ntago ngewe ndi umunyamibare. Okay, ubwo kimwe cya kabiri yagombye kuba 35. Ureze urumva ari yazaba afite. Ibyo simbizi. Nagira Imana naye akayigeza. Hakizimana mani. Hakizimana mani. Ko mu buzima busanzwe. Yes, ama. Reka twigarukiye mu bintu byacu noneho turimo tuniganira ku musozo kugira twe kuza gutinda. Ariko n'utu du challenge tuba dukenewe. Tuba dukenewe cyane. Kigaragara cyo. Ntago wangonga hano. Oya, challenge zo zirakugora. Challenge zo zirakugora nabyumvisha. Urumva niba mfite 6 akaba afite kimwe cya kabiri cyayo ugafite 3. Birumvikana.
Yes. ese ubwo ninjya 70 urumva azaba afite 35 kuko kubitekereza Nashaka za ese ubwo nakuraga wahagaze cyangwa twakomeza n'ubundi ndamurusha 3 niba mfite 6 akaba afite 3 ndamurusha 3 ubwo ninjya 70 azaba afite 67 neze ntubyumva nyine oya nta ibyo abuje kamera nawe nabyaye cyangwa nshatse kamera inyuma yanjye ari kuvugiramo ntago nabyemera njyewe sorry kubera iki kuko atari wowe ugena igihe uzamara iyo myaka cyangwa se we nawe ntago ari we ugena igihe azamarira ku isi ibyo ngibyo ntago sinabyemera ntago wabyemera ntakerega vuga ngo B1G nsha ku isi yose ntago bagukandiye ntakari kaza boss ntakari kaza ndamuzi nawe reka buri akasugu unyitiki ushize ntibuka ukuntu yambwiye ngo nayahaye amajinga arayarya njyewe byibuka cyagiye turi kuri giti swajya ngo mbisubiremo rose ashaka ko nyakoresha iki yes ama yes ikibuga cyacu abenshi bamaje kuba ko cyongeye cyatuje ariko nyuma yo gutuza gato yahongeye kugaragara inkubiri ya Mutesi Jolly wari wabyibagiye kubivuga sha mana we ntabwo ari gutuma ubyibagirwa ngo n'umusaza gucuruza intwaro bitwaye iki ibyo bintu bitwaye iki ikibazo rero cyatari ikibazo si icyo kuba bakundana kandi gitangaje ko nta muntu ugena ukundana n'undi buri wese akundana n'undi yagiye hanze ya Mutesi Jolly na Godfather barimo bagambana ukuntu bagiye kutubeshya amajwi aza kujya hanze abantu bavuze turongera kwizera bande niba bababeshe ukuri mwakumenye twakumenye ko amajwi yabo yagiye hanze si bo bayazanye nimba koko ari byo niba koko ari byo yesu njye nkotinga ibintu ntazi yego Godfather ariko nawe yigeze kuvugaho kera nubagiye kongera mvuga jeje bamfu jewe kumvugaho ni ibintu bigiye fata nkaho nta kintu bivuze mu gihe nzukuri kw'ibintu nabonye ibyo kuvuga ngo bamuhakinze nabonye ibyo kuvuga ngo umuntu ubundi mbabazi ninde wayimuguzeho umuntu wanditse ibyo bintu yayimuguzeho mani tujye dufata ubuzima buri privacy y'umuntu tuyubahe iyo nje hano nkavuga ngo nkora firigo ninjye ubishyize hanze iyo nje hano nkavuga ngo norora inkoko ninjye ubishyize hanze iyo nje nkavuga ngo nkina filime ninjye ubishyize hanze ariko wishaka kumbwira ngo umuntu acuruza ibi n'ibi ataranakubwira ko bicuruza never ibyo hari n'igihe biba ari ibihuha hanyuma kuri Godfather nakubonye nti yigeze kwataka wowe n'umunsi n'umwe Godfather ntago yigeze anyataka ariko nawe ari mu bantu bakurikirwa kandi bagakurikirwa n'ibyamamare man buriya rero iyo bari kuvuga kuriya nanjye ndiyumvira ariko udeshapo kuri hari abantu bagiye baza muri showbiz ukabona ni ibintu bya danje ariko kuza kwe byazimije Dekate ariko Godfather ntago nareka kubabwira ko ndi mideni jewe reka nkubwire Godfather ndabizi ko nkurikiye wowe turi kumwe na Semuhungu kuri live wiyemereye ko ndi mideni n'ubu nturanyishyura icya kabiri ntago ndi kwishyuje cyane cyangwa ngo mbigire big deal ariko ntago nareka kuzana amakokana ntago wabura kwishyuzamo gake gake oya ngomba kukashyiramo kugira ngo unahwitura byumve kuko iryo gendo kiryiwe ndabizi ko utabuze amafaranga ndabizi ko utanyanga nawe urabizi ko ntakwanga ariko undi mideni none uko narenze araryemera kandi iyo umuntu aryemera nyine bazaryishyura
wawe nabwiye ko nta nayo afite ibyo byose ndabyemera neza ubundi yayakugiyemo gute nicyo mwaguze warabizi si ngombwa kumena ibanga ry'ideni rya muntu ibyo bavuga ko ari we wazimije Dekati ibyo ni ibiki ngo kuza kwe byatumye Dekati azima sinzi uko yaje Dekati sinzi uko Godfather yaje uko basubiyeyo simbizi sibindeba oya ntago njya ninjira mu bintu bitandeba ma bidafite ikintu byinjiza reka twisoreze murakoze cyane Muvunyi reka tubwire abantu ngo ni B1 Gin B1 Gin tubabwire ngo hari ikinyobwa cyitwa Fiabora Fiabora barabizi ariko ikindi kintu twababwira ko ibiganiro byacu nakagaruka amani bagiye kujya babana nawe ahangaha nagira ngo mbanze muronshinge ku mugaragaro hano kuri Shine TV show Ama-G mugiye kujya mubana nawe kenshi cyane gashoboka tuvuga ibintu bizima nta muntu twebwe tuzataka amatiku reka nshimira umuntu witwa Muyoboke Alex episode ya 2 niwe muntu nzaba ndiwe Muyoboke Alex cyangwa sha nawe yaragukandiye Muyoboke ntago arankandira usibye ko nashaka ko nankandira ariko ni umuntu ukora ibintu ukabibona wabonye mu gitaramo cya hip hop yari yicaye manu ubona nawe ari umuraperi yisanisha n'ibihe bigezweho n'ahantu hari ni manager w'ibihe byose bivuze ngo umuziki arawuzi kandi ibyo akora arabizi bivuze ngo no kuba mubona sije no mu baraperi nuko mubona muri gakondo namamya neza ko no mu matiku njya mu reka twisoreze ushimire cyane ama murakoze cyane iyo abantu bose ngo comment zanyu ziba zikenewe muzajya mutuvuga muti Ama-G turashaka ko utazatubwira kuri ibi ngibi muzajya mubana nawe nibura nka 2 mu cyumweru cyangwa se 3 in case ariko no mu mugiye mujya mubana nawe hano kenshi kuri Shine noyenjewe abantu bose badukurikira hano ndabakunda kandi ngomba kuzajya baganiriza nyine nkuko ubibabwiye nega na 5 kagera cyumweru kigira iminsi 7 naho byose byaba oya na buri munsi nta gitangaza kimwe nese ubu ngiye ijwi ryanjye niba ryumva buri munsi hari wari wavuga ngo turaguhaza ngaho rero tugende reka dushimire cyane na Rene urimo kudufasha kugira ngo amajwi n'amashusho bibashe gutambuka bimeze neza cyane nta kibazo biganiro byacu ariko Rene asanga Nameless Campus nuko wenda watari umukire nkawe nuko Rene atari umukire nka Campus tubyihoreze yes ngira ngo ni Shine TV show ibisanzwe yewe ni Joseph Muvunyi